Ibi ni ibisusa ni uku nguku bisoromwa ubundi. Abantu benshi ntabwo babizi, niyo bashatse kubisoroma basoroma ibibabi byonyine, ariko ubundi ibisusa ubundi ni iki ngiki bivuze. Ubisoroma gutya ni inzuzi, abatazi izina ibisusa ni ibibabi by'inzuzi cyangwa se inzuzi nyine. Ndaza kuzikwereka no mu murima ukuntu ziba zimeze. Reba ni uku nguku uzisoroma. Iyo ugiye kuziteka rero ubanza ukavanaho turiya tuntu dukomeye, ubundi ukaza kubiteka bikamera nk'uku nguku, bikaba ibiryo bitangaje bifite intungamubiri nyinshi cyane. Ni nacyo ngiye kubasobanurira hano muri iyi videwo, ntuze gucikwa na kamwe. Abantu benshi bazi ko ikiribwa ku ruyuzi ari ibihaza gusa, ariko bakirengagiza ko indabo, tije, ibibabi byose biribwa kandi bifite akamaro gakomeye cyane. Abandi bakibwira ko kurya ibibabi by'inzuzi cyangwa se ibisusa, abenshi bazi ko byitwa ibisusa nyine, niko tubizi, niko tubyita mu Kinyarwanda. Abandi bazi ko ibibabi by'inzuzi biribwa, bakibwira ko baca kano kantu bagaca ibibabi byonyine gusa gutya. Burya uba wangije. Wabonye ukuntu babisoroma, nabikweretse ngitangira, ndetse ukibagirwa kandi ko n'indabo zabyo ziribwa. Habaho indabo z'ikigabo, hakabaho n'indabo z'ikigore, habaho indabo zimwe zizana ibihaza, hakabaho n'izitabizana. Izo rero zitabizana nizo usoroma ukaba wateka, nazo zifite akamaro gatandukanye. Ibihaza rero si byo byonyine biribwa gusa, ahubwo haribwa n'ibibabi, tije, ndetse yewe tije zoroshye, ariko ntabwo tije nini ziribwa. Usoroma nk'aka ngaka gutya, aka kameze gutya ukagacamo kabiri, ukagacira nk'aha ngaha, haracyoroshye gutya, biba byoroshye, ubundi ukabishishura. Ndaza kukwereka ukuntu bitunganya, nkubwire n'intungamubiri zikubiyemo n'akamaro kabyo, n'uburyo wabitunganya kugira ngo izo ntungamubiri zose uzisangemo, aho kugira na kamwe gatakara kangirikira mu gutunganya. Gumane nanjye muri iyi videwo rero, ntuze gucikwa na kamwe. Ibibabi n'ibiti by'inzuzi, ni ukuvuga ibibabi n'utu duti, mbese utu tutije twatwo tuba tucyoroshye, bifite akamaro kanini cyane. Dore impamvu. Ibi bibabi, ibi bintu byose bibamo, bitanga intungamubiri, bibamo vitamine A na vitamine C, bifasha umubiri gukomera, bigatuma amaraso akomera, akora neza. Byifitemo fer, bifasha cyane kurwanya anemi, ndetse bigafasha igogora kubera fibre. Habamo fibre nyinshi cyane ziba muri ibi bintu, zifasha igogora gukora neza. Byongera ubudahangarwa bw'umubiri, bifasha umubiri kurwanya indwara. Ni byiza ku maraso n'uruhu, nabikubwiye. Habamo vitamine A, habamo fer, ibyo byose bifasha amaraso n'uruhu kumera neza. Mu mafunguro bikunze gukoreshwa gutekwa nk'imboga zisanzwe, bikavanga n'ibindi nk'ibishyimbo, inyama, amafi, cyangwa se ndetse bakabikaranga nk'imboga bisanzwe mu mavuta make. Ni imboga zoroshye cyane, zoroshye kurya, kandi zigafasha umubiri cyane ku buryo butangaje. Ibibabi na tije byoroshye nibyo byiza cyane, cyangwa se ni ibibabi gusa? Icyo kintu abantu benshi bakunze kukibaza, bibaza niba ibibabi byonyine gusa cyangwa se na tije ari byo, wabigereranya gute? Ibibabi na tije byoroshye ni byiza cyane rero, nubwo n'ibibabi byonyine ari byiza. Ngiye kubasobanurira buri kintu. Ibyiza kurushaho ni byombi hamwe, ni ukuvuga tije n'ibibabi byose. Impamvu: ibibabi bifite vitamine nyinshi, A na C, n'intungamubiri nyinshi. Uduti cyangwa se tije zoroshye bifite fibre zifasha igogora, kandi bikanatuma ibiryo biryoha neza. Ariko wibande ku bibabi bikiri bitoya na tije zikiri dutoya gutya nyine, cyangwa se uduti dukiri dutoya, cyangwa se utu tugozi twabyo tworoshye, tutari twakomera, tutari twagira ubukakaye cyane, cyangwa se twarakomeye cyane. Ibyo ugomba kwirinda ni uduti dukomeye cyane dushaje, kuko tugorana mu kurya ndetse no mu gutekwa. ndetse yewe nta n'intungamubiri nyinshi tuba tugifite. Mu magambo make ibibabi n'uduti tworoshye nibyo byiza cyane kurya, kuko uko umaze kumenya noneho akamaro kabyo
reka noneho nkubwire uburyo bwiza bwo kubitegura no kugira ngo ubonemo ibyo byiza byose nakubwiye haruguru, kuko uburyo bitunganywa uburyo bitunganya bugira ingaruka nziza cyangwa mbi, bugira ingaruka ku ntungamubiri ubona, ku byo ubona mbese kubikubiyemo, kubiza kugera mu mubiri wawe. Uburyo bitunganyamo bigira ingaruka nziza cyangwa se mbi ku bigize ibi bintu nakubwiye haruguru. Uburyo bwiza bwo gutegura pusi do courge cyangwa se ibibabi n'uduti tworoshye. Icya mbere, hitamo neza, hitamo ibibabi bikiri bito n'uduti tworoshye tutarakomera cyane, wirinde ibikakaye cyangwa se ibyashaje nari maze kubikubwira haruguru. Icya kabiri, kubisukura neza, bisukure ubyoze neza bike rwose, byogeje n'amazi meza kandi mbese uwoze impande zose. Ushobora noneho no kubikatamo uduce duto duto kugira ngo ubiteke neza. Icya gatatu, kubiteka mu buryo bubungabunga intungamubiri. Ibyiza nibyo byiza kurushaho. Ibyiza kurushaho rero ni ukubiteka mu mwuka, kubitekesha umwuka, ukabiteka iminota mikeya, hagati y'iminota 5 kugeza ku minota 10, cyangwa se kubiteka igihe gito cyane mu mazi make. Icyo ugomba kwirinda mu gihe uri kubiteka ni ukubiteka igihe kirekire cyane, bituma vitamine zigabanuka cyangwa se zikanapfa burundu, cyangwa se no kubiteka mu mazi menshi, intungamubiri zijya mu mazi. Ibyo byose ugomba kubyirinda. Icya kane, kongeramo ibifasha umubiri. Shyiramo amavuta make nk'amavuta y'ibihwagari, ay'inkase cyangwa se n'aya oliva, afasha umubiri cyane kwakira vitamine A. Kuva kera abanyarwanda barabitekaga bagashyiramo amavuta y'inka, mu by'ukuri babaga bazi ko ari ukugira ngo biryohe gusa, ariko nyamara amavuta afasha umubiri kwakira neza vitamine A. Ushobora noneho kongeramo igitunguru, tungurusumu, inyanya nkeya n'ibindi birungo wishakiye bitandukanye byo ukunda gukoresha mu gikoni. Icya gatanu, gutwika cyane, kutabicanira cyane, ntubikarange igihe kirekire, ndetse yewe cyangwa se ntunabitwike cyane. Kutabikaranga cyane cyangwa se kutabiteka igihe kirekire nicyo bivuze. Ntubikarange umwanya munini kandi uteke ku muriro mukeya, utari umuriro mwinshi, kwa kuntu uteka ku muriro mwinshi. Imboga zose ubundi zitekwa ku muriro mukeya, cyangwa se n'ibindi biribwa ugomba kubiteka ku muriro mukeya. Muri make, teka igihe gitoya cyane ukoresheje amazi make, cyangwa se ubiteke ku mwuka, wongeramo amavuta make, nibwo ubona intungamubiri zose nakubwiye haruguru. Reka noneho uburyo bworoshye kandi bwizewe bwo kubiteka mu isosi. Iyi sosi y'ibibabi n'uduti twa courge cyangwa se tw'ibihaza tw'inzuzi, udubabi tw'inzuzi n'ibisusa. Ibikoresho: ukenera ibibabi n'uduti tworoshye tw'inzuzi dukeya, igitunguru kimwe, tungurusumu 2 cyangwa se 3, inyanya 2, amavuta make, umunyu. Ushobora noneho no kongeramo ibishyimbo, inyama cyangwa se n'amafi. Ibyo byose ufite uburyo wabivanga, ni wowe ubizi. Ushobora kuvanga inyama zonyine cyangwa se ibishyimbo byonyine cyangwa se amafi yonyine. Uko bikorwa: oza neza ibibabi n'uduti, bikate neza uduce duto cyane. Cya kabiri, banza ubiteke mbere yo kubishyira mu isosi, banza ubitekeho gatoya. Ushobora kubiteka iminota 5 gusa mu mazi make, cyangwa se ukabiteka mu mwuka. Icya gatatu, tangira isosi yawe noneho, tangira uteka isosi yawe noneho. Shyira amavuta make mu isafuriya, yongeramo igitunguru kibanze gishye, mbese ubone ko cyahindutse. Ubundi shyiramo tungurusumu. Hanyuma icya kane, ongeramo inyanya, zireke zishye gato zikora isosi. Hanyuma icya gatanu, shyiramo ibibabi n'uduti kubwe nyine gwakataguye, vanga neza n'isosi, ongeramo umunyu. Teka iminota 5 kugeza ku minota 10 gusa. Niba ushaka, shyiramo ibishyimbo cyangwa se inyama cyangwa se byatetswe imbere,
mbese byahiye ubona ko byahiye. Inama z'ingenzi zo guteka isosi: ntubiteke igihe kirekire, birinda kwangirika kw'intungamubiri. Iki gihe nicyo ushobora kongeramo. Hari ababiteka bashyiramo ibishyimbo, hari abashyiramo inyama, hari abashyiramo hari n'abashyiramo ubunyobwa. Usanga isosi y'ibyo bisusa n'ubunyobwa usanga ari byiza cyane, biryoshye cyane. Wongeramo amavuta make. Ahangaha nyine wongeramo amavuta make, bifasha umubiri gukuramo intungamubiri neza. Nabikubwiye haruguru, nakubwiye ko amavuta atuma intungamubiri zinjira neza mu mubiri. Ntukoreshe amazi menshi cyane. Hari ababiteka ugasanga babitetse mu buryo bwa gakondo, no mu isosi kwa kundi bashyizemo nk'ubunyobwa nari nigeze kubikubwira haruguru. Icyo gihe iba ari isosi nziza yuzuye, ifite ibintu byinshi. Ubona isosi ifite intungamubiri nyinshi cyane kandi yoroshye kurya. Hari noneho n'abashyiramo ibishyimbo. Impamvu ari byiza cyane gushyiramo ibishyimbo bigira poroteyine, byubaka umubiri. Ibibabi bya kuje cyangwa se ibisusa bigira vitamine na fer. Bihurira hamwe rero bikaba ifunguro ryuzuye kandi rikomeye, rifasha umubiri ku buryo bukomeye cyane. Muri make rero, ibishyimbo n'ibibabi by'ibisusa cyangwa se n'ibibabi by'inzuzi ni ifunguro rya gakondo riryoha cyane kandi rifite intungamubiri nyinshi cyane. Voilà. Ni ibi bintu rero, ibi bisusa, ibibabi by'ibisusa, ibibabi by'inzuzi babyita ibisusa. Ntiwumve mvuga ngo ibibabi by'inzuzi ugira ngo sinzi uko byitwa. Ni uko abantu benshi batazi ko byitwa ibisusa. Ibibabi, izi ngingo cyangwa se zitije z'ibisusa, izi ngingo z'uruyuzi nazo ziraribwa iyo zikiri ntoya. Wirinda gusa kuziteka igihe kinini, cyangwa se niba byarakakaye byarabaye ibintu bikomeye cyane nubiteka. Ndizera ko usobanukiwe byinshi ku bisusa, nawe ugiye kujya ubikora cyangwa se ugiye kujya ubiteka. Abantu benshi bajyaga bibwira ko ibisusa barya utubabi twonyine. Hari noneho n'abibwiraga ko bitaribwa, ahubwo haribwa ibihaza byeraho. Ibyo byose ibihaza nabyo bifite akamaro gakomeye cyane, ariko ugomba no kumenya ko n'ibisusa biribwa, kandi ko biribwa gutya nyine nk'uko nakweretse. Bifite akamaro gakomeye n'uburyo wabiteka butandukanye. Voilà. Noneho reka nkubwire ukuntu batekaga ibisusa kuva kera mu buryo bwa gakondo, mu buryo bwa gihanga. Bafataga ibishyimbo bakabiteka bigashya, byamara gushya bakazana ibisusa batunganyije nk'uku nguku, bakabikata. Hari n'abatarabikataga, bakabirambika ku bishyimbo uko byakabaye bidakase, hanyuma bakaza gushyiramo amavuta y'inka. Wumvise ko akamaro k'amavuta mu bisusa cyangwa se no mu bindi biribwa, amavuta atari menshi, birumvikana, amavuta aringaniye, bituma intungamubiri, bifasha intungamubiri, biha imbaraga, bitera ingabo mu bitugu, intungamubiri kwinjira neza mu mubiri. Barabifataga rero bamaze guteka ibishyimbo byamaze gushya, bakazana bya bisusa bakabishyira kuri bya bishyimbo. Barangiza bya bishyimbo batekereza ko ibisusa byamaze gushya, bagashyiramo amavuta y'inka. Babyitaga kurunga. Icyo gihe rero byararyohaga cyane kurushaho, kandi bikagira intungamubiri zikomeye. Voilà. Ni nashoje video y'uyu munsi. Jye na mupenzi nk'ibisanzwe coach mu mibanire, ubuzima, iterambere n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niye. Bye.